ndamwemera. Mbona umuntu wambaye ikote, umuntu wambaye ijipo, umuntu wambaye ikanzu, umuntu wambaye iherena, umuntu wambaye inkweto ihenze, umuntu watura muri etaje ariko bitambukuyeho icyubahiro cye, uwo ndamwemera. Nta kibazo nushaka umuze muri etaje w'umudamu ariko bitambuyeho icyubahiro, kandi ugenda ugira amavuta ntureba inzira amavuta Imana yaguhereze kandi uzakomere, kandi we ubukwe bwawe nzabutaha. none waje nawe ntukabure umugisha mama. Amen. Reka mbabwire, ndumva ushaka kwigisha abakora ikintu cye. Ejo nimba nanahari muzagira icyo mwigana. Wabibishe kazo? Wabibishe? Wise? Shaka, urani mbaneza. Ejo nimba nanahari muzagira icyo mwigana. Solange muzagira icyo mwigana. Nanga gasuzuguro. Murabukandisha amafaranga kugira ngo zamurishe. Murabukandisha amafaranga kugira ngo manure papa. Murabukandisha amafaranga kugira ngo ndagutuza ahantu ariko ube runaka. Nanga gasuzuguro. Bajya babahishira kuko kubakunda babahishira kuko bavuga mufite ariko batahekera hawe kuba kubamenyera iki bavuga musaka. Kandi naje kwigisha ngewe. Kugira ngo mugende uri cyiza ye umeze neza ye turi inshuti yego mwese mubaye inshuti hari ariko disi urunga tugiye tugasohokana tukarya kandi ye mugende mukarya nyuma y'akantu aya ni magambo ari burenge nyuma y'akantu mwariye umubwire ngo uranyama makara siko bimeze ndabizi ibiti birimo abarya mbere mu muco mwicaranye mbwira ngo nta mutima urimo kukurya. Ndamasembariza Jacques ngo nta mutima ukurya. Hari abantu barimo kwicira urubanza ndimo mbwira Imana yambwiye. Ubu barahari icyo nzi ko batangiye kwirondora. Umwuka w'Imana uzi ukuntu umeze. Ukora ibintu uri hanze bikagusanga mu rusengero. Tugiye kwiga. Ndababwira umuntu mucyanya ngo dukomeze twigire. Ubu urimo gusenga ngo mu izina rya Yesu ngo nezo nicike irakomeza. Iyo nezo irakomeje. Niba abantu abakozi b'Imana mubaze bwira abantu kagaragara amavuta. Umuntu wese akeneye kugira amavuta y'abanzi. Ariko hari amavuta ukeneye. Ntabwo ngiye kubisubiramo ubwo ni iby'abo twari turi. Ngiye kwigisha ijambo rimwe riri hano. Ubuhanuzi bwatambutse rero Imana ntabwo ngiye ngo ninze mpano n'ibinyemerera ahantu ariko ngiye kuza kwigisha abantu. Soma mu mbwiriza. Kandi turasoma umurongo umwe wonyine. Tugiye kwiga ku murongo umwe gusa. Turasoma umubwiriza ibice bya 11. Ubu ni igice cya nyuma. Ikirenda kwegera kuri urupapuro rwanyu. Twegereye mu ndirimbo ya Salomo. Ikipaji ya 654. Mana mfashe mu buhanuzi nyine si ngombwa ariko ndibashaka kwigisha. Igice cya 11. Tugiye ntabwo ninzi. Kiravuga veta n'uburyo kuhindira. Niba mwahageze ni ku ipaji 600 muri telefone gerageza uyishyira telefone ntibivuga yiramukiza
biyika telefone yawe yifunge na kure ntongera kwibona imbere yanjye. Nigeze gukora